Yes, ngwaha ikaze kandi nanagusuhuje wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi gatanu kandi hano kuri iki gitangazamakuru kibagezaho amakuru yose ari update ndetse amakuru ari recently uploaded aho aba agisohoka tugahita tuyabagezaho mu ba mbere. Rero iyi niyo soko ya mbere uvamo amakuru yose agezweho habaye amakuru yibanda muri politiki ndetse n'ibintu bigenda bitandukana bibera hirya no hino haba mu Rwanda ndetse n'Ingotamasimi ndetse cyane cyane twibanda no mu bice bitandukanye byo mu cyaro tukabamenyera amakuru yose agezweho dore ko aba ari amakuru adasanzwe ndetse amakuru atariho ivumbi. Rero mbere na mbere ndagushishikariza gukanda subscribe cyangwa se gufyonda kuri sabone niba ukoresha YouTube y'igifaransa ni ku ibuto ry'umukara cyangwa se ry'umweru aho hepfo ya video ubundi ukaba umwe mu bantu tugezaho amakuru yose agezweho ndetse mu bantu tugezaho amakuru mu ba mbere. Rero nagiye kwizimba mu magambo cyangwa se nagiye akuva byinshi reka ndase ku ntego mvuge amakuru ya none ni amakuru ateye ubwoba ndetse amakuru abaye kuri iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu ndetse ni amakuru ni ibintu bibaye nk'ibitangaza ndetse ni ibintu bitunguye abatari bake bitewe n'uburyo hari umuhanda wari nyabagendwa hariya mu karere ka Burera aho bare mu gace kitwa Rusumo ni umuhanda wagendererwaga n'abatari bake aho bajyaga mu muhanda cyangwa se bahanyuraga bari kwerekeza mu gice cyo ku isoko. Rero habaye ibintu bidasanzwe ndetse n'ibintu biteye ubwoba aho bivuga ko bahise babona ikintu kimeze nk'inzoka gusa ntabwo bahise babyizera ko ari cyo babibonye babibonye bahayegereye ndetse mu kujya kureba bahise bahamagara polisi ikihagera yahise ibabwira cyangwa se basaba gushaka iyindi nzira abanyura cyangwa se niba bashoboye no gutegereza bakabasha kuba bategereza bakareba uburyo bavanaho iyi nzoka ndetse n'inzoka yari ifite metero zigera muri 5 ndetse yari ifite amabara agera amabara y'utuzeru y'utudomodomo ndetse nk'uko muri kubyibonera ni inzoka yari kumwe n'akandi kayuka gatoya bimeze nk'aho ari akana kayo. Ni ibintu byatunguye abatari bakeya ndetse baza guhita bagira ubwoba aho bamwe muri bo bahise babibona bagahita batabaza inzego z'umutekano by'umwihariko kwa mudugudu niwe wahise ahamagara polisi igitaraganya aza hariya ku murenge dore ko kari agace kari hafi y'akarere ka Burera. Ibi byahise biborohera mu gutumiza abapolisi aho polisi zahise zihagira vuba na bwangu kugira ngo zize zirebe ikintu ziri buze kuba zakora kugeza n'iyi saha baracyashaka uburyo bakemura iki kibazo niba bari buze kuyica niba bari buze kuyibya cyangwa se niba bari buze gushaka ikintu bayikorera ntabwo kiramenyekana gusa ni inzoka yitambitse mu muhanda batazi iyo yaturutse ndetse n'inzoka nk'uko bigaragara ni inzoka ikiri nzima. Bahise baduhamagara kugira ngo tuze kureba aya makuru tumenye neza niba ariyo ndetse tuyabagezeho mu ba mbere mu kanya turi buze kuba twahamagara umukozi wacu cyangwa se umunyamakuru mugenzi wacu uhatubereye kugira ngo tubwire neza uburyo bimeze ndetse aduhereze video tuze kuzishyiraho niba kandi subscribe ibyo ni ibintu byoroshye kuko amakuru ari buze kukugeraho ndetse na video nituba tuki uploadinga uraza kuba uyibona mu ba mbere. Rero abantu batandukanye bagiye bagerageza kuvuga ibishoboka byose ndetse nk'uko mubizi abantu babonye ikintu kidasanzwe cyangwa se ikintu giteye ubwoba batangira kwivugira amagambo yabo ndetse no gutera story n'urwenya rwabo baje kugenda bavuga bamwe muri bo bavuga ko iyi nzoka yaje kuba yakoherezwa n'umurozi cyangwa se bishobora kuba byatewe n'umurozi gusa polisi yagerageje kuvuga ko iyi nzoka bari buze gushaka ahantu yaje kuba yaturuka cyangwa se aho yaturutse nk'uko bivugwa bishobora kuvuga ko abantu benshi bagiye bavuga ko ari umuturage buriya wari uyitunze bikaza kuba yasohoka ikaza kuba yajya hanze kuko nta hantu hafi aho ngaho byari bizwi ko haba inzoka cyangwa se byari bikekwa ko hashobora kuba inzoka. Rero abapolisi bagerageje kuvuga ko bari buze gukora n'iperereza ryimbitse kugira ngo bamenye neza aho iyi nzoka yaba iturutse ndetse n'aho yaba ikomoka koko uburyo ingana ndetse n'uburyo yitambitse mu muhanda ntabwo ari ibintu byahise byikora ku kanya ndetse n'abari bari aho hafi aho bavuze ko nta n'imodoka yigeze izanga ihajugunye cyangwa se nta n'umuntu wigeze aza ameze nk'ayifite kandi nta muntu bazi muri ako gace ufite inzoka usibye ko bazi ko hari abantu benshi bakunda kugira ibintu by'amarozi nubwo badakunda kubavugaho cyane cyangwa se batakunda kubyemeza neza kuko ntabwo bari babona akaba ari bamwe muri abo bantu bagera muri 3 bakeka akaba bavuga ko ari
aribo bantu bivugwa ko bashobora kuba bari batunze iyi nzoka, ikaza kuba yabatoroka igasohoka hanze ikitambika mu muhanda, ndetse ikaza no kuba yabangamira umutekano w'abaturage, aho na polisi yahise ibigaruka ivuga ko iri buze gukora iperereza ryose ryimbitse kureba umuturage utunga inzoka akora aka kageni kandi mu Rwanda bitemewe, ndetse no kuba yanayitunga bikaza gutuma byabangamira umutekano w'abaturage, kuko ni ibintu bibi cyane, ndetse n'ibintu byatumye abantu benshi bahamuka imitima, kuko benshi bahise bagira ubwoba barahunga, ndetse polisi nayo ubwayo yari yagize ubwoba, gusa mu kuyegera yabonye nta kintu iri gukora, ndetse ni muri za nzoka nini ziba zifite umubyibuho munini, ndetse ziba zigiye kungana nk'abantu. Izi nzoka ni zimwe zagaragaye zikunda kugaragara mu bice bitandukanye, dore ko zitaboneka henshi mu Rwanda, kuko ziboneka mu gace ka Nyagatare ndetse no mu bindi bice byo muri Congo n'ahandi hantu nko mu Buganda, kuko izi nzoka ntabwo zari zimenyerewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero polisi yavuze ko umuntu utunga izi nzoka cyangwa se umuntu utunga inyamaswa nk'iyi ngiyi nta kuyijyana muri parike kugira ngo ijye kuba ahantu habugenewe inyamaswa ziba. Ntabwo ari ibintu byiza ko iri buze gukora iperereza ryimbitse ikamenya neza umuntu wihishe inyuma yo gutunga inzoka, ndetse no guhungabanya umutekano w'abaturage no guhagarika ingendo z'abaturage muri rusange, kuko iyi nzoka ubu ngubu ibangamiye abapolisi, ndetse ibangamiye n'amamodoka atandukanye n'abashoferi n'abamotari bari bakoresha uyu muhanda mu buryo busanzwe. Rero polisi ikaba yavuze ko iri buze gukora icyo ishoboye cyose kugira ngo imenye nyiri y'inzoka ndetse n'umuntu wari uyoroye, kugira ngo ibashe kuba yabasha kumufatira imyanzuro ikakaye ndetse n'imyanzuro imukwiriye. Nubwo abaturage bamwe bari kugenda bashyira mu majwi, bari kugenda bashyira mu majwi abaturage bagera kuri 3 bivuga ko bakunda gukoresha ibintu by'amarozi ndetse n'imiti ya gakondo, ko bashobora kuba ari bo bashobora kuba bari batunze iyi nzoka, ndetse abangaba polisi yahise ibashyira mu myanya y'imbere y'abantu bari buze kuba bakurikirwa, ndetse nta nubwo ari n'ibyo gusa, iri buze kuba yakomeza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo imenye akantu ku kandi uburyo umuntu atunga inzoka cyangwa se yorora inzoka kugeza aka kageni. Ndetse polisi yagiye ivuga ko n'abaturage nabo bashobora kuba bafite uruhare, kuko ntabwo umuntu yatunga inzoka ingana gutya mu nzu ye ntibabimenye, kuko ntabwo habura umuntu n'umwe ubimenya, bitewe n'uburyo iyi nzoka yari yarakuze cyane, ndetse yari igiye irororoka bya hatari, ndetse ikagenda igira igikuriro gihambaye, bitewe n'uburyo kuyibona mu maso ni ibintu biteye ubwoba, ndetse n'abantu benshi bagiye babikanga bitewe n'uburyo bagiye babona ari inzoka idasanzwe, ndetse inzoka yabatunguye kubona mu mihanda. Rero ibi ni ibintu byagiye bitungura abantu batari bakeya, aho bamwe bagiye bavuga ko abantu bagomba gusenga cyane, kuko muri iki gihe hari ibintu byinshi biteye ubwoba bigenda bigaragara, ndetse atari n'ubwa mbere bibayeho, kuko ibintu ni ibintu bigaragaza ko isi yenda kurimbuka, ndetse n'ibintu biteye ubwoba bitangiye kugenda bigaragara. Rero menya neza ko kandi subscribe mu kanya ndibuze kubashiraho video. Ciao ciao, nta kindi narenzeho uretse kubifuriza umunsi mwiza kandi mukomeze kumererwa neza.